kwibuka ntukibagirwe na gato. ubwo jenoside yari imaze guhagarikwa ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Twari tumaze kwakira ijambo riduhumuriza ritubwira ngo humura ntugipfuye, byatwubatsemo imbaraga nibyo, ariko agahinda kari kenshi. Ni ukuri turashima Imana yaduhaye inkotanyi zatubaye hafi, zongera kutwubaka tugarura ubuzima. Nyuma ya jenoside hari ibibazo byinshi kandi bifatanye bigerekeranye byinshi. Ibibazo byo gushyingura imirambo yari ikinyange hirya no hino, hari ibibazo by'imibereho, abantu nta nzu bari bafite, nta ibibatunga byari biriho, hari ibibazo by'abana b'imfubyi, hari abantu b'inkomere, hari ibintu byinshi, hari ibibazo byinshi bigerekeranye vangavanze byinshi cyane. Niho twatekereje ngo reka dushyireho umuryango utegamiye kuri leta, udaharanira inyungu, waba uruvugiro rw'ibibazo by'abacitse ku icumu, ariko ugakora n'inshingano yo kubavugira. Ibuka ishingwa ku itariki 14 Ukuboza 1995. Intego n'imigambi twashakaga ibya mbere ibintu bijyanye no kwibuka na memwari no gushyingura abacu, yariyo gahunda nkuru. Iri yari ijyanye n'imibereho iy'ubuzima busanzwe, socio economique, kuvuza abarwayi. Icyo gihe rero na farije yari itaraza, twashakaga n'ibintu by'urubanza ubutabera. Kuri Gacaca mbona hari aho byashoboye gutuma abantu bamenya amakuru nuko batayamenye yose, icyo ni kimwe, ariko byatumye n'abantu bongera bagira uruvugiro. N'abatari bazi uko ibintu byagenze, hari abashoboye kumenya uko byagenze. Mu gutangira kwa Ibuka, Avega nayo yahise iba umunyamuryango. Nashimira Ibuka ko yabaye ijwi ry'abacitse ku icumu, yatubereye ijwi, itubera imbaraga. Mu myaka 30 ishize, ubu umuryango Ibuka ushingiye ku bikorwa byari bisanzwe ari bya Ibuka, ibikorwa bya ARG n'ibikorwa bya JRG, kugira ngo kuko dukomeze tujye imbere tugendeye kuri uwo murage kandi tugendeye no kubatoya. Ibuka yagabanje kugaba amashami mu gihugu kugira ngo bashobore kubona amakuru aturutse hirya hino. Noneho hagera n'igihe habaho Ibuka hanze. Abarokotse jenoside abenshi rwose bariyubatse. Ibuka yamfashije mu rugendo rw'ubudaheranwa. Namaze igihe kigera nk'imyaka 3 no kuvuga ntabishobora, ntunzwe no kurira gusa. Amagambo banganirije, ibiganiro byiza bajyaga banganiriza, byageze aho bimvana bigera naho bingeza. Akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Ndanezerewe, ndatuje, ndaryama nkumva ntawe uri bunsohore mu nzu ye. Ndaryama nkumva ntawe uri bumbwire ngo dore cya kibura buryo, dore yanzerereze, dore ko ariko banyitaga. Ibampaye n'inka, ubu kabyara bamucubije amata ku munwa, ndongera nywa amata, abana banjye banywa amata. Byari bikomere bikomeye, kuko kuba nari umwana w'imyaka 4 uri kugera muri 5, nkabura ababyeyi. Ndabyibuka niga primaire, nakoze akazi ko mu rugo, barananyambura. Hari naho wagiraga n'umuntu akakubwira ngo ntabwo yareswe, kandi kuko wabitekereza ukumva ko utagize amahirwe yo kurera. Icyo ubwacyo cyakubera igikomere gikomeye, ariko dushimira Imana ko aho ababyeyi batabaye, igihugu cyarahabaye, ARG yarahabaye, Ibuka yarahabaye. Ubu noneho turimo abagabo, abagore n'ababyeyi, kandi bubaka igihugu, batanga n'umusanzu ku gihugu no ku iterambere ryacyo. Nashimira byimazeyo, mbikuye ku mutima, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kuko batubaye hafi. Bagiye badushyigikira, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadushyigikiye, First Lady yadushyigikiye cyane, akatugira inama, akatuba hafi. Survivors are the only ones
with something left to give, and that is their forgiveness. We have asked them to make the sacrifices necessary to give our nation new life.